kumujugunya hano subundi kumuzana kuko nari muzanye kwa se ndakubaza aho umuntu w'umubyeyi wagiye kugisa amezi 9 ukabyara ukarera umwana akagira umwaka n'igice yifashe umwana ukamujugunya wowe wumva nta soni ufite kuki gihe cyose akunda ubuyobozi ikintu cyose kibaye n'ikintu cyose kivuzwe ngo ni ubuyobozi igihe cyose wumva ubuyobozi ari bwo bujya mbere izo nguhefero ndazijugunya kundebera mu mwanga kubana ntago byakunda tubabarire ukingure twirebera abana duha abana n'ingofero twayikuramo ikeneye kubona abana ikinege oya naduhereza keza twihanganye twahereye kare tumwinginga reka nkubwire kubana ntabwo nayimuhonda Yesu we naramwumvise disara naramwumvise arimo kingura ihangane ukigomba kura gasubwe zamuka kirimo hano mu gitabo Yesu we ngiki Mana yo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di Barikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keze TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuzuma tuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi uyu munsi nongeye kugaruka kwa Rachel nta kiryama yicaye hanze ndaje musanga hanze inyuma y'umuryango nyine murabona ko hafunze kubw'ikibazo nyine cyakine n'umudafitanye n'umugabo murabize umugabo yamutaye hanze yaramwirukanye ngo nave mu rugo agende kubera n'ubundi wa mwana murumva ko ibintu rero bigikomeye ntago ibintu byoroshye ubwo rero navuze nti nta mpamvu nta nicyo bitwaye reka ngiye kuganiza Rachel twumve niba hari n'ubundi buryo twakinginga umugabo cyangwa n'ubundi buryo byagendamo ariko akongera akagaruka mu rugo iwe kandi agahongera agahura n'abana Rachel ndabona ukifite agahinda pe kewo nanjye byancanze kazana sinkijya bwa cyagiye wasize anjugunyanye n'ibikapu hano hanze yego nagusize amaze kubijugunya muri ibintu byakomeye ndavuga ati niturwana biraza kuba byari bibazo hari umushiti wanyu hano haruguru ndamamagara ku telefone ndamubwira ati runaka ameze bite ko umugabo nsoye mu nzu arambwira ati ntago mama teta twabanye nabi ngwino wiryamire ariko naharaye naraye umutima uri hejuru sinasinziriye no kujya byananiye none ndaje ngo ndebe ukuntu bimeze ndebe n'umugabo yacururutse ninsanga atacururutse basi amabana banje dore harafunga ntago munongera kuvugana se kuva cyaje ntago yamfata ku telefone yabonye njyita nkupa ntago wamuhamagara ngakwitaba nibibaho ntago wamuhamagara na message ndayimwarikira kanyihorera mbonye uko bimeze ndavuga ati nanjye nk'umubyeyi wabyaye abana nkabagira ku gise keza nese mvuga ati reka ngaruke hano mu rugo ndebe ko yacururutse ninsanga ataracururuka arama abana banje ariko ndahageze urabona ko hakinze ntago nava gusa abana bari yakomenye bagiye ku ishuri wenda ako sinabonye umukuru ari we wiga niwe wiga ariko cyageze ko zavango ngo umukozi ngaraje n'ibiki washaka kubana bajyaye nta wamenya ariko ruhinja se rukaba ruri he ubwo simbizi nanjye rega nsanze hakinze gutya nanjye ariko amasaha atahira abagiye no kugera mugabo amasaha atahira none se ko wumva abana bareresheje umukozi ukabureba urugo rukinze abo bana bari byancanze zikakunda gutaha muri amasaha ndazatireka ndetse kugenda ntago nasubirira yaho namenye nabuze n'umuturanyi nabaza nabuze n'umuntu nabaza ko bimeze ko byagenze ko abana harimo wenda tuvuge ko umukuru yagiye ku ishuri wa undi wa mukuru nabyo nibyo nibaza nyine ahantu babagiye umwe wa mwana atonze nawe yasize hano ubwo rero nanjye masata agiye kugira kantegereza agere
ndebe ko wenda yansanga hano ntabwo nagenda ntababonye nimbona byanze rwose ndashaka izindi nzira nacamo ariko ntabwo nasiga abana uriya mugabo yacurutse koko njye rwose papa Teta najyaga mwumva rimwe na rimwe hari ibintu yakoraga ukumva ni ukuri ariko kuri iyi nshuro yarakabije akera numiwe gufata umuntu ukamusora ngo numiwe hanze buriya naravuga ati ninkomeza gukora intambara ishaka kuza kuba ikibazo akankomeretsa cyangwa amukomeretsa cyangwa akica undi mujya mubyumva abantu benshi bicanye ngo umugore n'umugabo bicanye nanjye rero nabonye afite amahane menshi nanjye nkabona mfite andi ariko nza kugiramo agatima ko kuvuga ati reka ncururuke niba yanze ko nsubira mu nzu mfata imyenda nigendera nahise mfata imyenda yose utwo twose nyine yajugunye yaratubonye naradukomeje njya kuri uwo mushuti wanjye njya kwiryamira yarimutse simbizi ariko ntabwo yimutse hari hirido aya marido namwe yacu dukoresha kubona rwose nagende ndabona atari munsi ariko reka hanze wabo afite ibibazo byinshi ikibazo cya mbere afite ikibazo cy'uriya mugore tonzi n'umwana afite ikibazo cyawe no kuvuga ngo murabana n'iki byose rero byaramucanze hari igihe umugabo burya agira ibibazo akabura n'uko abigenza agahitamo no guhunga urugo akanaruta hari abagabo benshi bajya bagira stress nyinshi mu rugo ugasanga n'urugo rutarigendera agahungana n'umuryango wose cyane rwose akabagora akabajugunya akigendera naye ntago mba hano ntamenya amakuru kubera iki kubera ko nta kundi yabigenza ndava hano menya amakuru yose menye ngo yaragiye koko yarimutse menye ngo yagiye gucumbika ahandi ndava hano nyemenya amakuru kugira ngo menye uko nkurikirana abana banjye ese wigize ubiganiriza iwanyu babwira ibyabaye subuke najya kubwira mama ngo umugabo ngo gusara ngo nawe ukanyenga amana ngo nababuze urabona ko nabonaga bitarakomera cyane ndavuga ngo ntabwo nahita mbibwira mu rugo nabonaga bitarakomera cyane ntabwo ndabibabwiraho rero ati rero ashobora gutuza ntabwo ndabibabwiraho gusa icy'ingenzi turifuza ko mwongera mukabana pe nubwo waba uri umunyamakosa gute nubwo ikibazo cyaba gikomeye gute ntabwo byari byiza kuvuga ngo aragusohoye gutya gusa gutya tu mu buryo bworoshye gutya ngo sohoka umvire mu rugo inzu ni iyanyu uriya mwana yajyanye na tonze yazanye ibibazo muri uru rugo uriya mwana yashyize umuriro muri uyu rugo utazima yateje ibibazo uriya mwana nta muntu ukiriya nta muntu ukiryama ngaho umeze neza twicaye hano nawe yicarire dore ino ni niba y'abashyitsi niyo dusigaye twicaraho iyo ntebe niyo nicaraho na Keza niyo nsangaho nawe niba ushaka kwicara hanakinze nawe niba ushaka kwicara yicara uje hano hese wewe njye nari kureba uko umwana ameze kuko mbona hari muri inyuma y'urugi rukinze ni wowe usigaye uba hano se ntabwo ngiye mba hano nari nje kwisurira umwana wanjye uje kumusura bamaze iminsi nyine naza amakuru ye kubera abagaruka kuvugana nari mvuze kandi ndebe ukuntu ameze abaha rero ntabahari nanjye nababuze uvuga se nkaho utakihaba abantu ba hano nababuze ikintu bategereze nk'uko mbategereje uri kubyumva abaha ntabahari harakinze sinzi aho bagiye ariko wowe si uri uwa hano si uwa hano kera ntabwo nkiri uwa hano ntabwo nkiri uwa hano nanjye ndi nk'umushyitsi uko wicaye hano nanjye niko mpicaye reka dutegereze rero aba nyiri urugo baze icyo umushakira ukimubwira n'icyo umushakira nkimubwire tumutegereze cyangwa udashaka gutegereza wowe uzagaruka ndamutegereza kuko nkumbuye kubona umwana wanjye niwe nzanye hano ese kubona inzu ikinze si wowe wenyine nanjye nubwo ikinze barahari ntawe uhari rwose igihe twasakurije hano inyuma y'urugi yaba aryamye akaba kuba adahari byo ntahari ariko araza natanaza ntabwo u Rwanda washaka umuntu ngo umubure oya ntabwo yareka kuza ko ari iwe se yabahunga iki ntacyo guhunga gihari kuza bwaraza ntiyari ni imikino njye ahantu hicaye ubu numiye hano ubu utankina niba umuntu umusanze we ibibazo mfite winkiraniraho n'ibindi byawe rwose ibibazo nifitiye winkiraniraho n'ibyawe ntabwo nari kubimenya rero winkiriraho ibyawe rwose bategereze nk'uko mbategereje wowe uri njyewe ugasanga umuntu ubu hano harimo umuntu
Jye nakomanzi. Buse bagusohoreye iki noneho ra? Babarira Ejo bundi nazanye umwana numva urimo uranyishima hejuru ngo ni mame hamwe. Ejo bundi ko naje nzanye umwana ukajya unyishima hejuru ngo ni mame hamwe ndebe we bagusohoreye iki? Nawe se baguteye indura. So we wabiteye byose se ujya kuzana umwana ujya kumujugunya hano. So ubundi kumuzana kuko nari muzanye kwa se. Ndakubaza nk'umuntu w'umubyeyi wagiye kugisa amezi 9 ukabyara ukarera umwana akagira umwaka n'igice. Yifashe umwana ukamujugunya wowe wumva nta soni ufite. Urukumva umufitiye impuhwe. Niba umufitiye impuhwe se ko bagusohoye. Wabona wamufasha ukamujugunya. Ni ibibazo byawe. Ni ibibazo byawe. Ikibazo yahuye na cyurambona. Hari uwo wanderesheje se. Ngende umukozi wawe wanderesheje umwana kugira nahura n'ikibazo zo kumumbaza. Uzamubaza uwo mugabo wamuhaye nta kintu kigeze kiba ku mwana wanjye cyatuma bagusaba. Tegereza umugabo wawe bimubaze wimbaza byinshi. Nanjye ni wankira. Wimbaza amagambo menshi. Undi subu yagiye. Abantu warekanya noneho bashira bafite ibibazo byinshi Mana birenze n'ibyo ufite. Umugabo yamukuye mu nzu aragusohora bari hanze nawe aje kureba abana. Uko uje kureba uwawe nawe aje kureba. Narimo arambaza ngo nasanga ngo bagize ibibazo. Umugore w'isezerano baramusohorara mufite ibintu muri kunyina. Ubu se wowe umugabo wanjye uyu mugore uhagaze hano wanciye inyuma akantu umugabo wanjye yamukunze gake. Ubu se ntabwo yaguteye w'inyuma. Oya nayo nta muntu udahinduka kubera ko nari habara rye ariko wowe uri umugore rero bimenye uko yaguharaye akaguharara ranjye w'isezerano yamparara akamparara. Ntaho dutanire abagabo urabazi. Ubwo ntaho dutanire ntuzongere kundenganya. Ngiye turahataniye kuko hano mufite ijambo ryo navuga byinshi utavuga. Sibyo? Nta kintu wavuga. Nakora divorce hano. Divorce urumva ari agaciro se. N'amategeko aje nonaha. Umugabo agahagarara hano yagahagarara nanjye nkagara hano. Babaza ati umugore w'umugabo ni uwuhe? Ngomba rero bavuga. Babarira umbwire. Oya we. Reka nkubwire. Nuko bavuga wowe. Ariko muri ibyo ngibyo byose n'abana banjye uri kumva? Bafuta kimwe cya n'uwanjye yakibona dukeya amaraso ye. Ariko nyine yabibona. Kana nta nanditse ashaka ko kutamenya nanjye cyabona. Yabibona. Ubusore nkubwira to kunyishima hejuru n'urugero umugabo wanjye adahari. Oya ntago mwishimiye. Umwana wawe yaza kubaza iki? Atananditse. Ko nshaka no kugwakana nkagukanira hirya. Nta kukwishima hejuru ahubwo birantangaje. Ngo rero tumutegereze. Tumutegereze umubwire ibibazo byawe nanjye ndamubwira ibyanjye. Ibyo rero kandi wamugana byose byatangiye kuva umwana yaza. None umwana wawe yatumye. Reka nkubwire nawe yagabanya kuva umwana yaza. Mwakundana. Bamenyana baba inshuti ngo yabonye umugore mwiza mwahira mwishyirira inzu mwibanga n'ubundi rurara rushya rukirirwa rushya ninjye warutwika. Ni wowe pe. Ibyo wari ubizi. Ni wowe nyine nuko bitari byajya hanze ariko niwe. Reka byari bisanzwe. Ariko nyine byabaye bibi cyane. Ariko n'ubundi teka urwo rwinjiriwe n'undi mugore ni bisanzwe nta nubwo ari ibintu bijya gukurwa dutinda. Ahubwo wakibaza ngo umwana wawe ari he wowe? Muceceke dore papa teta yaje. Magambo yabaye menshi. Ni karibu. Wowe uri kubona ari uruhe rubanza rura? Ko wakinze abana bari he? Nabyo byashoboka. Hoya wigenda bakazeta Hoya wigenda. Hoya nta by'inama wigenda tuvuganeho gato. Ndavuga niki namwe se mbone mu muryango wanjye mwaho ukikije. None ko twagusuye nyine umva icyo twagusuriye twagushakiye. Twari guhabwa nande karibu koko. Nanjye rugize gutetse gahe. Washatse abagore bese ugera mu rugo ugasanga barakwiye. Papa teta ratangiye narije gusora umwana. Ese nanjye uri wa muntu mu nama ya. Oya ntabwo nicara yeze nicara abangabo urabona hari amahoro hari. Imeze bite? Iyi nama yanjye ko mbona njye nahageze kandi ndakubura nagutegereje nasanze nyine hakinze ariko nta gahunda wamaye nari naguhamagaye ku telefone wanga kuyifata naguhamagaye ngo nkubwire ko ndibuze kureba abantu uko bameze wanga kumfata imibereho yanjye nta yindi porogaramu n'ifite rero njye narinje kureba abantu uko bameze
basuhuzeho ndebe uko bameze niba ngombwa nze ndebe n'abana banjye tube turi kumwe mbiteho nka mama wabo njye nagiye ngo ndebe ko umujinya wawe ubanza ugacururuka noneho mbije nagaruka ubu nibereye ku mushuti wanjye hano haruguru nje kureba abana uko bameze Pateta oya nje kureba umwana dore naricaye mbona n'uyu yahise amingukaho niba mwari mwavanye nawe simbizi ndumva abana babaye password mu rugo rwanjye nikoye ndumva abana babaye password mu rugo rwanjye ahubwo ikintu gihari ahubwo se ikintu ndi kwibaza Pateta wasukingiranya abana yes dore bariya ubwo nabakingira nasa no ko ari iwanjye uburyo usikuki ari iwawe uzi ko n'ubuyobozi umenye ko ukingirana abana mu nzu baguhana ubwo zateye nk'inkongi y'umuriro ntabwo wemerewe gukingira abana bagahira mu nzu cyangwa ko ufite gaze tubizi nka buriya bayicokoje ko ngaho ibaza abana bangaye bose guhira mu nzu nashakaga kumenya noneho ubusayi ngiyi se nibwo noneho mubonye yuko babana bafite akamaro n'agaciro oya ahubwo wowe niwo nshaka ko wumva wambwiye ko warira abana ngo wagira gute none urabona uri kubarera ngewe washakaga ko mwumva rimwe papa tete reka kubaza ikibazo kimwe kandi nsubize yego cyangwa hoya reka nkubaze ikibazo kimwe ko twabanye imyaka wenda si myinshi pe ariko niyo wegeze usanga n'umunsi w'akadomo abana bakingiranye mu nzu wegeze usanga nakingiranye abana nkajya ku kazi cyangwa nkajya mu zindi gahunda runaka z'inyungu kuri munyibutse inshingano none kuki we niba wafashe inshingano zanjye ngo uzisigaremo kuki uri gukora ibihamanye n'amategeko ugafata abana ukabafungirana ukagenda ukajya mu kabari ugataha ntabwo ari urubanza rwanaba kuko ntabwo ufite uburenganzira bwo gukingira abana hano wowe ariko nanone ugende se ukemuye iki ugende ukemuye iki ariko se kuki ukunda ubuyobozi Pateta ariko ke kuki igihe cyose akunda ubuyobozi ikintu cyose kibaye n'ikintu cyose kivuzwe ngo ni ubuyobozi igihe cyose uba wumva ubuyobozi ari bwo bujya mbere ndakubwiye ngo don't kubanaho nanasara nk'abantu nahamagara mama wabo wajya we niba arimo cyangwa atanarimo simbi ibindi yongerera ke nta magambo menshi turi kuvuga hano nakingurire oya nakingore turebe niba nanjye wanjye ahaye icyongereza ni iki si wanjye nawe arahaye ndangize kuvuga wandikuye nza ntawe uhari ko noneho njye nsanze umwana wanjye atarimo byaba ibindi bibazo ntinyufashe gutya kubana banjye nakwibye se wataye ureba wimye uburenganzira ndikora icyongereza ni iki do yongerere ndarangiza aka kaboko ndagaca haki ya Mungu kubana izo nguhefero ndazijugunya ukundeberamo nkanga kubana ntabwo byakunda tubabarire ukingure twirebera abana nawe wikabye nanjye sinkabye wikabye akingura twirebera abana mwakoranyemo oya ibyo byo ntabwo mbizi n'ibinande bangiye kingura abana nakingura wese wundi uje kuri umwana uteye wowe ibirego byana byumvishe anecaka umudugudu nanjye naragafashe abagore bose bakubona mu nzira ugenda washyizemo amashati washyizemo amacongo washyingiranye abana mu nzu umusirimu se ukingiranye abana mu nzu umugabo uri umusirimu ku isi ariko mu mutwe nta busirimu burimo zimeze gutya nta busirimu ufite mu mutwe umutwe nta busirimu ufite umuntu w'umusirimu mu mutwe yakingirana n'abantu murabyivugana cyangwa murareka mvuga tubwire ndumva muri kubyivuga tubwire rata papa teta tubwire ariko unakingure basi turebe ko umwana ari bajyango mfitiye impuhwe zikuse ubizi se ko impuhwe nzihora tangiye gusubirana nawe se nta kandi wakongeraho umbonye abari gutera nta bintu byo kuvuga ngiye bikenera abana ibyo byo kubyanyuze abana wataye bareba so bakeneye ntabwo nataye waranyirukanye ntabana nataye ubona ko abana barimo guhamagara mama bamukumva ese wanjye wari nuko nawe atazi kuvuga wawe se ntumbwire ko adahari wenda banjye bajya no mu isafuriya bagakuramo n'ibiryo bakari ya ndwara yitwa wanjye wari wenda nubwo abanjye barimo bahura n'ibibazo ariko bibuze bazi no kurya basha no kugenda bagafata n'icyo cyumbati cyangwa ikirayi bakakirya ubu se uru ruhinja bana we utazi no kwiyoza ubu ariko abangaba nawe urimo
ntabwo ari mwe mumenyera ko nakingiranye abana se mumaze iminota ingahe hano ubundi tumaze amasaha menshi njyewe n'umugongo wanacitse Iyo utati isaha yarenze. njyewe n'umugongo wacitse pe muhamaze abo bana rero muhumure nta kibazo bafite niba aricyo cyari kibazanye cyeke niba ari kiri muri kumwe kandi dushaka kubareba tukabasuhuza oya aho hanze hari n'abantu b'abagizi ba nabi runaka ashobora gutumaho umuntu abo bagore bose nta makimbirane arimo ashobora gutumaho abantu ati mva umwana y'ibomba yayimuhereza aho kugira ngo rero abana banjye barekure bayegayege muri rubanda bagire gute bahira mu nzu kuko wabahiriye iwanjye mfite uko nabisobanura bahira mu nzu cyo kozura umusirimu nabivuze ko kuri umusirimu bivuze ngo urashaka kubica ahubwo yabuze ari kugira ngo umwana apfire mu nzu bagufunge wowe no gupfira hanze bagafunga abo bandi bamwishe bakamfunga no gutaye mu minigo nta kibazo abana barirwa n'abasigaye gose abana nibo bumva ase ko mbona none umwana uyu musenze mbabaze mwaze kuyera none sara ke uno mugabo aragira ati ngari kugira ngo abana ngo baze hanze ngo abaturanyi ngo babaroge ngo yabakingirana aryamye gatatu aryamye kane ariko uko byagenda kose niyo waryama nago bakibagirwa umwana wawe simisi miliyoni ishize igihe waryamye nabwo nuko namuburaga njyenyine ari nabwo nyibyara umwana akiri mutoya ukagenda ugatuza we wumvaga ko bimeze gute ku buryo ushobora kuvuga ngo dufite kuri mumbwira ikibagenza ntago ari abana kuko uzindi ko njyewe nje gusura umwana wanjye nje kureba uko ameze akubona ntari umukire yego boss hanyuma rero nkeneye kubeba umwana wanjye ubona ntari umukire wararenzwe ahubwo kwisura gusa nakwita ngo iki keza twe no dukibunye baraguza bose ngiye nakirwaho gakena rubanda mpetse umwana mu mugongo izi tamuheka yasingaruka z'ibihembo byawe wakoze ariko ni n'umwana wawe wari uhetse ibibiye nishe umuntu ndetse kuba umuheka urabyicuza kandi wari uhetse umwana wawe n'amaraso yawe dore ikibuno nahindukiza ikibuno yagira ngo dore icyuki mwana byambari dore sheri ameze na neza ariko uri muvuye dore sheri ongera ubimbwire reka tujye kuzimusokoreza aho rugize uzabasi kabiri kangahe njye mbona mu kabari mwavuye kuri wa muntu bita twamunyweye ihorere sibyo n'inyota n'inzara iranyishe maze iminsi 2 narya kubera ibibazo sibdeba nambaye ibipira kugira ngo ndebe yuko ibibazo bi waneje ndazera umuntu nyataye uhereze posho muteka kubera yuko yifitire umuntu afite ibyo guhana sinabuza amafaranga ikintu ntabuza amafaranga ahubwo nabuza amahoro n'umutekano n'umutuzo kubera abana banjye fungura umabana bagenda gutiza uyasigana nawe uyarya badataduha abana tukabasuhuza hanyuma ni mubasura mwese murasiga nta muntu ukwinjiraho ibyo tugomba gukora ushobora kutwereka abana bafite ababyeyi ubwo mbitsa abona toraguye cyane ariko ashobora kuba yumva yuko kuba bafite oya gwenza naho gasuzuguro birakureba itegura cyaduhereza abana dufate duhereza abana duha abana n'ingofero twayikuramo duhereza abana ikeneye kubona abana ikinege oya naduhereza abana keza twihanganye twahereye kare tumwinginga turi kumubwira neza ntayikuramo reka nkubwire kubana ntabwo nayimuhonda uyemo n'ingofero urafungura yesu we ndaramwumvise disara nabi murumva umuntu wambikamo ubwo muri wowe uri kubibika kuri bande icyo twibutsa ni igiki muri nzengero zanjye ndi umwenzi rekora se cyangwa ujya kuduha abana dore barimo barareba bafata atajya kuduhereza abana kuduha abana twamwingero uba wiyambikishijwe hano ngo wigize ngo abasaza ngo wigize abasatura cyahano ujya kuduha abana cyahano ujya kuduha abana cyahano ujya kuduha abana bafata atajya kuduha abana umva imbaraga z'umugabo oya najya kuduha abana umva imbaraga z'umugabo ariko keza ubu keza ari mu tumurekura abana turabamwaka ari kubatwima ngo tubasuze kandi bari mu nzu nafungure rero najya kuduha abana ugeze igihe cyo kunkuramo ingofero wowe ngomba kuyikuramo
kuko iriya ngofero niyo ituma udusuzuma byose birandeba fungura vuba vuba uduha abana dukeneye kwirebera abana bacu urareba di ngaho musigare mubyivuga niwanjye nahageze udasohora abana ariko uyu mugabo ubundi aba muzima kingura twirebera abana kingura twirebera abana turi kukubaza abana twadagende kukubaza umwana wanjye ntanamwumvise arimo ararira kingura dukeneye kwirebera abana